Nasije kutanyanga nkuko nkabubanga. Hari impamvu. Iyi. Uyu muntu uramuzi koko? Ntabwo muzi. Ariko ubanza ari wa mumera ukunda gusura mama. Ese aratubaza iki? We Jessica, none se ahana he? Mwaje guhaha. Mwana gare wambyaye. Nese ayo makaritse nayo yageramo? Kubera iki wahora n'iki se ko kuba nagera ubu? Ampai. Ururwa nabonye. Je nzi ko mutara muri zikaritse. Aha wahora n'iki se ko natwe twazisanze maze mu karitsiye. Bigenze bite se ko mbona ari kurira? Umugabo amusohoye mu nzu. Amusohoye mu nzu gute? Aramukorera mu nagaha. Dusubire njya kumva ikibazo cyabereye. Wakosheje iki? Muze tugende turebe ikibazo aho kiri ukumva tugikemure. Siko bimeze? Magara ndabwiye. Ngiye gutaha mu rugo rero mama yataye. Mwe mwashojeho mu wa kane? Nta kibazo ubwo nyine muzabana kuwa mbere. Tugende bayi. Usuhuze mama. Ko numva bikomeye. Nese ibyanjye nawe bimeze bite? Ibiki se? Urukundo rwanjye nawe rega. Reka njye nta rukundo rwawe nawe nzi. Nese Jessica uracyabikomeye? Mbambara ahubwo reka nigendere wininza mbabara iby'urukundo sibyo Ase ni. Jessica Babigeze mu bihe. wambabara ukanyumva. Oya mbabara. Nese umva se ihangana umva se. Ase wambabarira. Don't touch me. Ase Jessica wanyumva. Man ngiye gusara kubera wowe. Ariko reka nkubwisha. Nuko ibyanjye nawe mbirimo. Ngiye kukugendera Humura shiri wanje humura sibyo? Ndabi numuganiriza sibyo? Asundi ubu ngubu arimo ko mbona wajya nawe umuntu urimo hano. Humura biraza kugenda neza sibyo? Asundi Ubu yagarutse kumara ikone namwirukanye. shiri kuvuga nabi byagenze bite? Ubu se ko naje kare. Haba nta kintu kimwe tanze cyo kurya hangaha. Aba barahanga bamara iki? Nawe sakujyanye mu mabuye. Mabuye se we. Mwese muranze munaniye nyuko. Nta kintu cyo kurya wasanze hano? Mukuru wawe yagiye he? Yagiye guharya ari? Okay. Genda ujye mu cyuma ndarinda tubiganire. Kandi ntukomeze kurira. Ariko ubanza ari wa mumera ukunda gusura mama. Ese aratubaza iki? Reka ariko uba wambaye. Ubu n'ubu mugenzi wawe mujyanye nawe mu mabuye mwene nyuko. Ibyo se birakureba. Gasuzuguro kamaze kuba kenshi. Igezeho usigaye unamvugiramo. Asundi data niti yagukoreye gituma urakaraba abavandimwe bandi. Ase umujinya n'agahinda batuha kuki ujya utajya ubimbwira. Reka nkubwire. Iso yangujije miliyoni. Mu kuyimwishyuza. Yaranyihakanye n'imbere y'amategeko aranyihakanye. Ntabwo umuntu. None
shere amakosa ya data ushaka kuyadushyiraho reka mubwire barabana ndabanga mva nose igiye kutanyanga nkuko nkabo banga hari impamvu iyihe tujyane mwana ugiye kunyerekera ku kazi ndebe ko nakiboneramo nanjye nigendera ubundi si uyu nguyu yaturutse tujyane ntabwo muraza mwese munaniye nyoko cyangwa nta mubyeyi ahuye n'ibibazo mugende reba nk'igihe maze hano umwanya maze hano nta cyayi nta ki ibintu byose birajagaraye ese buryo urambwira ngo abana ubundi bazanye hano bamaze iki noneho reka ndebe ko ngutekera icyayi sibyo ariko nawe ntukabarakarire dore n'abana cyakora abanza ari byo aba bana ndabahora se yaramemukiye pe ndabahora se ariko wa umugani w'umugore wanjye ntabwo bikwiriye nkwiye kubaha imbabazi kubera ko wa mugani gufata abana nkabahora se ni ikosa nanjye wanjye bamumpora simbizi ariko ntabwo ndabikurura neza nzamubabaza gute se basi kugira ngo numve ko nanjye ajye bibona ababara agahinda kamwica ariko ntacyo umva nakira icyo cyayi vuba ndagiye Halo bimeze bite man hanyuma se umukobwa nakubwiye ngo uzane bimeze bite ndimo ndamubona yidedembya mu makaritsiye kumuzana harabiretse nishakira abandi oya man ijye ureka burage man akazi karabananiye mbimenye man nshaka umukobwa rwose ihangane rwose ni ukuri pe genda mushaka cyangwa se reka mbanze menye amakuru ye man ntago ndamenya ahantu batuye man gusa ngiye gukusanya amakuru neza mbahe mapu y'ahantu batuye ugiye n'umuzana reka mbaze umuntu turasubira man umva se we agana tuvugane gatura Ako bebe buriya rero narawukunda naragusanze mu ishyamba isundi ko washitani ikubitse singiye ibintu murabisaba kwifuza narebe ukuntu imbeho yakwishereye wazanye neza ntabyo kugira ngo ukuntu imbeho nyine se kutanzaniye ikura basi se ngwiri ngiyi nambara bite ni byiza amakuru ni meza nese uri kuvuga kuva kwagira amata kwagira amata basigaye babahese reba utambitse uyu muhanda hari abari abantu bahagaze ukamanuka urugo rwa mbere rw'imiyenzi naho ngaho kwagira amata andi makuru se uragira ngo kure n'iryo ryawe urimeze nise sinayigura icyambere ni iki nabidanje icyambere mu rukundo aha urimo urambeshya cyangwa ubwo unkurikiye ibiceri kandi ngaho ibaze ibiceri niyo waba ubinkurikiye hose ubwo ntawe urabizi ukansanga ahantu ngaho nyine nayibaze hano mu ishyamba none se uri kujya heza nari mvuye kwigana nagira amata iwabo nagira nanjye menye aho baba nzajye kubasura reka mvugane n'uriya muntu gatoya ninde ndebara reka gatoya mvugane n'uriya muntu kabiri wirengaho ariko nawe ntangiye kwizera ko nkundana nawe urasa neza uyu munsi yefo urasa neza kabisa cyane ako se kutanamana kabisa shyira hano numva noneho ngo bise kise kijuzura araduva kabisa beze neza bino ni kitasi fresh kabisa Boss wowe bite byiza
Kabiriti we. Mabuja basi nunguremo imyenda. Ngwino ntango kuramo. Ngwino. Come. Kampe kugusuhuza. Ako. Hari ikintu maze iminsi nibaza. Njya kuguguriza amafaranga yanjye. Nari nasinze, nari nasaze. Mereza. Uravuka jya. Nje kukureba. Haku. Mumaze no kunsenyuka piti yawe. Uretse kutumva. Onge. Nje kukureba. Ariko Reba. Uko kugira. Uretse gato. Urembende tiki. Wako Uretse gato. umbwira iki? Nje kukubwira nyine ku bintu bijyanye n'akazi. Bijyanye n'akazi. Bebe. Mabuja basi wibikaza ndashaka uburyo nkwishyura. Aha, ngaho reba muri iyi mifuka imeze nk'iyibisambo. Saba amapantaro y'uyakura isakase urebe mu mberezi. Mabuja ko nyabuze. Ngo nguki? Reba muri ibyo bifuka byose. Ese undi kabiri buretse. Harya y'umutekano warampaye. Mabuja basi by'umutekano byo bireke basi nshake na yawe basi. Umutekano zawe Saba kujyana telefone. Katurebe. Nyine zo Banzu nyishyura amafaranga yanjye nakugurije amafaranga menshi. Yamenye gira vuba. Akanyenyeri 182. We gicucu wendaje tubonanye. Umbarata. Banze tuzi. Ibyo byengagize ubwo nyine turahura nimugoroba. Saba ubwo bayi turazagura nimugoroba. Asa giti. Kumura. Boyo hano. Cyangwa cyakwa. nakumvishe. Ase ducanga Ibintu bijyanye n'akazi. akazi ka. Akanyenyeri 182. Gira vuba ariko. Akanyenyeri rimwe. Ese urama yose. Ndaguye igice Mabuja urabona amafaranga. Igice cyangahe? Vuga se vuba njye nifite gahunda. None ngurimo 5 ndaguha 2. Warundimo amafaranga 5,000. Ako usigaye wibagira. Ako usigaye gwinzoga, usigaye gwitabi. Bita byawe. Undi 5,000. Reka nkwishyure igice njyande nzago. Wibagiye ko naguhaye amafaranga 20,000. Wabyibagiwe? Gira komeza. Kode 72. 8 5 hanyuma hita ko wishyura n'umutekano akanyenyeri 152 urwego. Ndishyura umutekano urana hasigaye hanga. Ibyo se birandeba. Ako uzaba muri iki gihugu utishyura. Kwabanye ayo kwicengesha. Ibyo kazi muvuga akazi ka. Kazi urabona amafaranga yo kuba make ya boss. Kwanza mbanze ngubwire. Akazi nabaye amafaranga yanjye. Amafaranga nibyo nuze yagiyemo gesho. Ngwiki ibyo yagiyemo. Ajya mu biki? Agiye nyine muri ka kazi. Nabatumye kubijyamo. Ndabara basi. Ndakubwiye. Kamubwire neza ko byagenze. Wakazi bigogi. Wigenda iki? Bose wanye nuko byagenze. Byagenze bite? Amurabona amafaranga yo kuba makeya ahubwo kano kazi urabona kaje kandi pe kaje. Kaje bite byawe. Nakaye kazi subundi. Nta kazi ko gushimuta umukobwa. Muri job nkora ko gushimuta kumvishe mu cyangwa kurisha intwaro. Koresha intwaro ndabyemera. None ko gushimuta ukazanye ute? Basi sorry. Kono kundana n'ikihe bizavamo. Rega naho umuntu arageze muri mundu bari kuganira neza. Bese baza kumuraba aragiye. Sinzi ko nzabivamo. Nyine Mabuja dore 10 ndari guhaye. Ihangane rwose nzago ejo bundi. Hanyuma hasigaye amafaranga 10,000. So nyishyuye 10. Hagasigara n'ibindi 3,000 by'ikirarane cy'umutekano. Twahura ukayama. Tutahura nkazi wowe saa 10 za mu gitondo. Nuko bimeze. Nukuri ngiye rwose nza. Suko bimeze? Nzayago. Kabiri nzakuzengereza pa kunyishyuye. Mbego mwako. Kwari abahungu nzabishyura ikibo noneho. Ni hatari. Banze ndebe n'ibyura mukobwa.
Mana yanjye uyu ntabwo ari se wa Jessica aryamye hano. Mana we yabaye iki? Mana yanjye ko aryamye hano n'inzoga zamugaritse hano. Muzehe uri musaza abakira muzehe.